Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 20 z'ukwa 12 2024 tuje mu makuru yacu yo ku mugoroba. Ni amakuru mugezweho nanjye umushakamba mfatanije na mugenzi wanjye Sentama wiriwe neza. Mwiriwe mushakamba, mwiriwe neza. Yego natwe ni amahoro. Reka dukomeze n'amakuru yacu rero tudatinze. Abakunzi bacu barategereje, harimo abahoze bayanyishyuza. Ingingo z'amakuru tugiye kuganiraho ni abaturage bo muri teritwari ya Rubero bishimiye ko babakije General Chiko Chitambwe, uzi ko bamwimuye bamujyanye kuba umuyobozi wa zone ya mbere ya gisirikare ariyo ifata Kinshasa na biriya bice bya Equateur ruguru. Yego. Indi nkuru tuganiraho nuko M23 yiciye abakoronere 4 ba coalition, ni ukuvuga b'ihuriro bifatanyije na guverinema mu mirwano yo muri Rubero. Ibi turaza kubivimuzi n'imuzingo. Ikindi abaturage ba Nyamirima ahani muri teritwari ya Rucuro bijejwe na M23 kubohora Goma na Butembo. Ngira ngo ibi wabikurikiye mushakamba. Reka dutangire rero kuri hariya abaturage bo muri Rubero. Yego. Bishimiye ko Chiko yagiye. Bahamuvanye, nahoze mbona bamuherekeje mushakamba. Ariko ngo yagiye wihishwa. Oya ngo ubundi bigaragambije abona ko bari bumugirire nabi ngo ahita ajya wabivugaga ngo yinjiye muri Charles de Combe. Mu Gifaru. Yinjiye mu Gifaru mu Mutamenwa, za modoka z'Imitamenwa. Yego. Ubundi abana bamwirukaho inyuma n'amadebe n'amajerekani bahonda bavuza, abandi bafashe ibibabi bagenda babizunguza hejuru. Chiko naenda. Bati dukize umwanzi. Bati dukize Chiko. Ngira ngo dufite n'amajwi. Dufite amajwi na video abaza kwikinira baze kutubwira tibereke. Yego. Ariko reka tuyinyuzeho wumva amajwi. Bumva amajwi, bumva ukuntu cyane ko harimo umuntu bisobanura mu Giswahili. Yego. Reka twumve. Yego. Uku niko kugenda kwa Chiko ngo bamwirukanye muri teritwari ya Rubero. Ngo baramwirukanye, abaturage bishimiye kugenda. Ngo abaturage bose barimo kuririmba ngo Chiko aragiye. Hapa ni msikia Rubero hapa Kayere pembeni ya Defense National. Ngo ni hano Rubero hafi ya defense y'ibirindiro y'ikigo cy'abasirikare. Ndio bale biko banapanda baramukuza biko bariya barazamutse baramwirukanye. Urabona ko abana bagenda bavuza amajerekani bayahonda n'amadebe n'ibiki byose. Bamwirukana. Ngo abana ngabo barimo baramwirukana. Barakimbiza Chiko wanakujana majidona kumtukia mai. Ngo barimo baramuvugiriza amajerekani bayahonda nk'ingoma banamumenaho amazi ngo Chikaragiye. Ngo Chikaragiye baramwirukanye, ngabo abana baramuherekeje. Ngo baramwirukanye ngo akozwe n'isoni, ngo akorejwe isoni muri teritwari ya Rubero. Ngo hano ni muri Rubero, ngo ni muri Rubero rwose, ngo nuko bimeze. Ngira ngo irarangiye mushakamba. Abo wumvaga ni abana babyinaga babyina bamwirukana. Chiko rero kugenda kwa Chiko urumva ko agiye. Ubu ngubu bafitiye ibyishimo uwitwa Lieutenant General Masunzu. Reka turebe uko azakirwa, ariko nako witwa ku rugamba nawe bazamugira Chiko. Nawe bamugira Chiko. Ariko Chiko yagize ibihe bibi muri Rubero. Ntabwo ari Rubero gusa, burya na Rucuruzi ko
duhora tubivuga ukuntu yaje avuga ngo akokota Rwanda akokota Rwanda ngo tuzinjira i Rwanda ariko uretse no mu Rwanda n'ubutaka bari barabambuye bwa Kongo ntiyigeze ahinjira yego yarwanaga asubira inyuma uramuzi waramubonye mu Isake waramubonye hehe waramubonye iriya za Ruhindi waramubonye Kanyabayonga hari abantu batazibagirwa ifatwa rya Kanyabayonga Kayina Kirumba yego Chiko yageze muri Butembo mu hoteli yabagamo baramuhiga ngo bamwice anyura mu idirishya biriya bihe Chiko ntazabyibagirwa ahandi atazibagirwa umuntu atakwibagirwa ni igihe yajyaga muri turi kuraguza yego iruhande rw'abapfumu bambaye amababa mu mutwe n'amahembe n'ibiti ibihe rero byo kwamburwa Kirumba yego bijyana nanone n'indi video yagaragaye ari gutegera abasirikare be moto ngo basubire ku rugamba yego akagaragara mu bihuru agenda yirukanka mu mashyamba yego icyo gihe baravuze bati Chiko ararangiye neza ntabwo akiri ya ntare igenda irata amaboko yego ngira ngo Chiko wenda hakuye experience ariko nanone iherekejwe n'igisebo ariko abahanga bazi kureba baravuga bati nubwo horoshya aho agiye hariyo abantu bita niba ari ba Mobondo Mubondo bariya nabo bazamuzengereza uriya mugabo ubundi niba Kisekedi amukunda namugira ambasaderi ashobora no kutamugira ambasaderi yaba ari we yagize umujyanama we akicarira mu biro akajya amugira inama aho ngaho kuko intambara yaramunaniye Chiko pe yabona aho ajya akirira misiyo nuko ariko ubundi ku rugamba rwose Chiko iyo umureba ari ukuntu ari umusore w'ibigango yarata amaboko uravuga uti uwo bari buhure hari n'igihe bigeze kumurasa akaboko mushaka barakarashe bakarasiye Rumanga wajya yego uvuga uti Chiko rwose uwo bari buhure ntari bumusiga amahoro ariko wareba Chiko rwose imirwanire ye arwana asubira inyuma abana bato bakamukinagiza nk'abakinagiza ihene ku gasozi yirukanse yavuye mu gifara agenda na moto anyura mu idirishya muri hoteli ariruka ahunga abaturage inkuru za Chiko ni nyinshi twigire kuri aba bakoroneri bakubiswe iz'akabwana bahasiga ubuzima iyi video yindi ya kabiri turi buze kuyigarukaho Nyamirima yego oya Nyamirima ngira ngo izo ebyiri ni Nyamirima yego zombi ni za Nyamirima reka turazigarukaho reka tujye ku bakoronere ingingo ya kabiri abakoronere 4 b'ihuriro ry'igisirikare kirwanira leta mu Rwanda muri Rubero bakubiswe inshuro bivuganywe na ARCM 23 batugezaho iyo nkuru bwana se nta umuntu yumvisha ko abakoroneri 4 bapfuye yego uhita wumva ko aho hantu hari abasirikare benshi bishoboka amakuru rero nk'uko tugera haremeza ko aba bagizwe abana abayobozi bashya ba FARDC yego bari bamaze iminsi baganirizwa banategura icyo bakora kugira ngo bace intege cyangwa se basuzugure mu 23 bayereke ko ari insina ngufi yego barangije ngo bategura abasirikare na bya bifaru wagiye ubona bitambuka hari video wambwiye banyeretse biriya byose byarategurwa abasirikare bagera ku 10,000 bose ngo baze batere mu 23 umusubirizo barebe ko bayisubiza cyangwa bayambura ibice imaze gufata aho y'ingoma na Kanyuka bifotoreje hakaba amateka nabo bakayifotoreza ndetse bavuga ko bagomba kuzafatana na Kirumba ndetse na Kanyabayonga byose yego abo barateguwe barazanwa n'ibifaru n'iki ubundi barangije bategura intambara yo ku rugamba cyane yo hasi ku butaka batera M23 mu gitondo cy'uyu munsi n'ejo yego ubundi intambara ikomeye cyane intare za Sarambwe rero ni intambara bitabaje mu FDLR ubundi intare za Sarambwe nazo zirababwira ziti murakaza zigendeye ku makuru zari zifite y'ubutasi ni abagabye ibitero barimo abacancuro batandukanye barimo aba FDLR aba FARDC na Wazalendo
ku bwinshi pe. Abo ntabwo we barimo, ni abarundi na sadeke. yego rero bagabye ibitero birumvikana bifite ubukana bwinshi. ngira ngo numvise ko mu bitangazamakuru babyutse babavuza nduru ba Kinshasa bavuga ngo bari kumerera nabi mu ventura. hari n'ibice batangazaga ngo bigaruriye byinshi cyane. yego rwose bavuze bati twafashe ibice twagize gute. Birumvikana ni bya bindi byo kubyina mbere y'umuziki. yego ubundi intare za Sarambwe zibahata umuriro, zibanza zikuramo abacanshuro ba Rumaniya 8 zirabarasa barapfa. 17 basigara ari inkomere, aho bigoye ko bazakira rwose. Ikigaragara bahise bagurirwa utugare. yego hari abandi mu ventura muri abo ba FRDC, FDLR, Wazalendo, coalition yose. muri abo ngabo harimo abandi bazungu nanone b'abacanshuro b'abarusiya. mu barusiya nabo 5 nabo bahise bahasiga ubuzima, ubwo babaye 13. yego muri abo 13 rero abo ngabo bapfuye, 17 barakomereka ubwo b'abazungu. ariko amakuru yemeza ko iyo mirwano yari ikomeye cyane ku buryo bamudahusha bari mu ventura babashije nanone kurasa abakoroneri 3 ba FRDC, harimo n'umwe wa FDLR. yego majoro na kapiteni b'u Burundi. nahoze mvuga ngo abarundi ntibarimo, ariko niba harimo majoro na kapiteni b'u Burundi kigaragara ubwo n'abarundi nabo barimo nuko batavuzwe cyane. yego ba koroneri autoproclame ba Wazalendo bapfuye ni 2. yego muri abo ngabo rero bapfuye imibare nyirizina ya bose hamwe harabarurwa imibare y'aba FARDC na FDLR na Wazalendo y'abasirikare 123 bahasize ubuzima. yego mu bakoroneri bapfuye rero yego barashwe na mudahushwa wa M23. mudahusha nako harimo uwitwa koroneri Karilala Fisto. yego koroneri Karilala Fisto intare za Sarambwe zahise zimukubita ziramurasa, n'abafasi be hafi 89 bamurindaga. abo ngabo nabo baguye muri Rubero. yego urumva ko intambara bari bashayemo imbaraga nyinshi, bayikuyemo ishyano ku buryo bukomeye cyane. ngira ngo uwabashije kurokoka ubu ngubu barwaye hahamuka. yego uko niko byaje kugenda rero. abasinayipa bari mu ventura iza Sarambwe ziba ziteguye gukubita, n'ubutasi bwayo buhora bwiteguye cyangwa bukora akazi neza, butajya businzira cyangwa buhumbye. akazi kagenze neza. FRDC ubu ngubu birarira. ngira ngo nujya no kureba ku bitangazamakuru byabo abangaba barwana ku ruhande abavuza nduru ba FRDC, urasanga bacecetse bakonje. wibaza icyababayeho mu gihe bavugaga ngo bafashe ahantu. niba tubona amafoto y'abari mu ventura barahafashwe, tukabona Wiringoma, tukabona Lawrence Kanyuka bari ku bifa, bari ku modoka ziri gushya, bari kuri flow y'urugamba koko bigaragara, ariko bo bagafatisha ahantu umunwa. ibyo ngibyo bifite icyo bisobanuye. tukabona amafoto y'imirambo, abandi basize amasafuriya y'umuceri uhiye acumba umwotsi gishyushye. ngira ngo Ciko n'ikipe ye yego ibyo baboneye muri Rubero ntibibaho. yego usibye ko Masunzu nawe bimutegereje, kerekana niyigira inama yo kwitandukanya na shebuja. ntabyo azashobora Masunzu. Masunzu wihakanye bagenzi be bo muri Kivu y'Amajyepfo, inshuti ze, ababyeyi be, babyara be, iki akifatanya na Tshisekedi. simpamya ko azabona uwo mutima wo kuba yavuga ati FRDC murabeho. ariko ngo bafite urwikekwe kuko ngo yari uwakadasohoka wa Kabila. birashoboka birashoboka ko harimo uruntu, ariko reka tubitege amaso. bafite impamvu bamuzanye hariya. niba ataje kuhagwa ngira ngo bashobora kutazamubera Ciko, kutazamugirira nk'uko bagiriye Ciko wabo. ubwo niba batamugirira nk'uko bagiriye Ciko nawe tuzamubona mu migenda n'ibishanga. tuzamubona mu bishanga, tuzamubona mu bihuru, nawe abundabunda nka Kabundi. birashoboka.
uko niko umuriro wari umeze w'uyu munsi. ariko buriya we agiye no kurwana ahakomeye n'ubundi kuko impamvu mvuga ko agiye kurwana ahakomeye ni ukuvuga iyo urebye akarere azagenzura yego kagiye gucikamo ibice bibiri, kimwe gisigare ruguru ikindi gisigare epfo. guhuza rero ibintu bibiri bitandukanye ntabwo bizoroha. yego urumva akarere ke ni akarere bita akarere ka gatatu, gafata ahahoze ari Kivu yose. Kivu ni ukuvuga ni Kivu y'amajyaruguru, Kivu y'amajyepfo, yego kakamanuka kagafata Maniema. uzi ko ibyo bice bitatu byahoze byitwa Surejo kera, ariko bigize intara imwe ya Kivu. noneho kubera kuba bigari baza kubikatamo intara nabyo, haba intara ya Maniema, haba intara ya Kivu y'amajyepfo n'intara ya Kivu y'amajyaruguru. urabona rero gukubita hariya AFC M23 ikinjira muri Rubero n'agace ka Warikare, kariya kajya gusonga kagana ruguru kujya gukora kuri Rubero. urabona ko igice kimwe gisigara epfo ikindi kikagisigara ruguru. ni ukuvuga Masunzu bamufatanye umujyi wa Butembo, yego cyangwa bakawurengaho gato bagakomeza hirya. Masunzu baba bamwogosha Masunzu baba bayogoshe. ndi kubona iyi zone dande, ndayita zone danje. noneho ni zone ifata Maniema nk'uko nari mbivuze, yego ikazamuka igafata ikintu bita Chopo ariyo wari na ko Kisangani. Chopo ni hariya hafata Kisangani. bikazamuka bityo bigafata Beni, Ituri na Uwere. Uwere rero ni Uwere zombi ngira ngo. urumva rero biriya bice birimo birasigara ruguru bakabikatamo kabiri. yego ibice bimwe bigasigara ruguru, hagasigara Beni, igafata kuri Ituri n'agace ka Rubero katarafatwa. noneho Chopo igasigara hirya. bamurashe bagahinguranya bakagera aho Rubero Kivu y'amajyaruguru igabanira na Chopo. yego kuvuga Masunzu yawe arangiye rwose. ni nako bimeze kuko ararangira, ariko nanone kuzana Masunzu ahangaha bisobanuye ko intambara igiye kongera gutangira bundi bushya. ni intambara irimo ikintu cy'ubucakura n'ubwenge. ngira ngo iki kintu twakivuze, abantu bibuke rya jambo twavuze ngo bango na bango. arimo arashaka guhanganisha abantu bafite ikintu bahuriyeho, intambara ibe hagati yabo. noneho Kongo abo muri kiriya gice cyo hirya zigana za Kinshasa, yego ntacyo bazaba bahombye kuko ni abantu bo muri Kivu bazaba birwanira hagati yabo. umwe arwanira Tshisekedi, undi arwana ku ruhande rwa AFC M23. noneho ugasanga ahanganishije abantu bafite icyo bahuriyeho bakarwana hagati yabo, bakaba aribo batakaza, kandi bakagombye kwihuza ahubwo bakaba umuntu umwe kuko bafite icyo bahuriyeho. yego ni bya bindi byo kuvuga ngo ni ati intambara mu birometero 2000 by'igihugu cyacu. mu birometero 2000 hirya barimo barabyina. yego hino mu birometero 2000 ho barimo bararyana. kandi baryana, umwe yagiye ku ruhande rwa undi mu birometero 2000 byo hirya. ni ukuvuga nibaza ko iyi ntambara wayimanura akayishyira iwabo wa Tshisekedi muri Kasai, aho ashobora kubona ababyara be abo bafitanye isano ibagiraho ingaruka. yego ngira ngo Tshisekedi yahindura, byumvikana. ariko abo mu burasirazuba ntacyo bamubwiye. nubwo ari muramu wabo, umugore we niho avuka, ariko ntacyo bamubwiye.
usibye ko n'ubundi nuza iri kuganayo niho byototera nibyo. Reka dutegereze turebe, tureke no kubitindaho, ahubwo twigire Nyamirima aho abaturage bari kubaka igihugu cyabo banezerewe. Reka turebe ariko mushakamba hari akantu nari mbonye aha ngaha banza barimo bavuga bati certains habitants du sud du territoire de Lubero en déplacement pour Butembo disent avoir fui cette zone suite aux exactions commises par les FARDC Wazalendo. Ni akantu kagaragaza n'ejo twarakavuze ni akantu kagaragaza niba nabyita ubugome, uburyo FARDC na Wazalendo barimo kubanira nabi abaturage. Yego. Ni ukuvuga ntabwo karagera kuri mashini, ariko aka kantu ni video nashobora kukumvisha ukumva ukuntu FARDC na Wazalendo barimo kumerera nabi abaturage hariya, babambura babasahura. Urabona ko abaturage barimo baravuga bati turimo turahunga turerekeza i Butembo, ariko icyo duhunze nta kindi duhunze FARDC na Wazalendo baratuzonze, baratwambura, barabakorera ibintu bibi cyane. Ngira ngo si bishya kuko n'ejo bundi basahuye amaduka ndetse na leta irabyemera. Ni umuntu w'umumama barimo babaza. Yego. Arimo avuga uko bimeze. Nigeze nkabonaho rwose. Wakabonye umumama wambaye ishati hejuru. Yego, imyenda ijya gusa n'ubururu. Yego. Nigeze nkabonaho pe. Kananiye ntabwo karajya kuri mashini. Turaba dukomeje mu gihe turi kugana ku musozo. Neza kuko nawe nakagiyeho dushobora kugaruka. Reka twigire muri Sarongo. Twigire muri Sarongo aho bari kubaka igihugu. Ubona Sarongo uzi icyo ari cyo? Umuganda. Sarongo hariya umuganda bawita Sarongo. Umuganda bawita Sarongo. Reka twigire Rubero. Nabonye babanza kubyina sisi wenyewe. Rucuru muri Nyamirima. Ibi kandi bwana Sentama. Yego. Bibwire ba bantu babishwaga ngo Nyamirima ngo FDLR ziracyarimo, Wazalendo ngo zayigaruriye. Ariko baba bahari abaturage bakabyina batya mushakamba. Ntibishoboka. Ntabwo byakunda. Bashyiraho biyumva abaturage. Barimo barabyina ngo Kongo izubakwa nande. Ariko ngira ngo n'iyi ngiyi tujya twigira mu Rwanda irahaba. Cyane. Irahaba, abantu bamaze kwimenyera. Ngo Kongo izubakwa nande, ngo Kongo izubakwa natwe ubwacu. Bivuga. Yego. Reka dukomeze twumve morale. Nuko kareshaga. Yego. Nuko kareshaga, ariko iyo ni video ya mbere igaragaza morale y'abaturage. Ni video, noneho hariho video y'ikiganiro umuntu umwe arimo abaganirira. Ariko byumvikana ko ari umuntu wo muri AFCM 23. Ni naho yababwiye n'ibice bimaze gufatwa ndetse ko Butembo na Goma vuba ha rwose nabibaza. Ni video imara umwanya munini mushakamba. Video ifata iminota igera muri 5 hafi 6. Yego. Reka twumve. Watu wengi wametisha
kuanzisha kazi na mmefanya sana nguvu. Ile kabisa ni mambo ya kushukuru sana. Hiyo mambo ya upelezi na kuwatia nguvu. Ati kuba mwakoze umuganda ni ibintu byiza Sarongo. Ati ntabwo ari kubashyiraho ikibirigi. Kuko ababirigi bazitwara abantu bakoreshaga akazi k'agahato igihe cy'ubukoroni. Yego. Ati si ukuba kushyiraho ikibirigi, oya, ni ibintu byiza kuba mwakoze akazi nk'aka. Kazi kwa nguvu kwa kusaidia ili tujenge nchi yetu pamoja na tuende pamoja. Ati muba mwaje gufasha kugira ngo twubake igihugu cyacu tugendere hamwe, ntabwo ari akazi k'igitugu. Nitaka niwaambie wandugu zetu Wanyamilima, tushazunguruka siku mingi kwenye kartie zote kuambia habari ya chama ni nini. Ati ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye bavandimwe b'Inyamirima, tumaze kuzenguruka kartie nyinshi tubabwira chama ni ishyaka, ni umutwe wa politiki. Ubwo icyama avuga ahangaha rero ni AFCM 23. Yego. Tumaze kuzenguruka tubabwira icyo ari cyo tugambiriye. Na tunapigania nini? Inajua watu wengi wachakajua. Ati tugenda tubabwira n'icyo turwanira icyo ari cyo. Ndabizi ndabyizeye neza ko abantu benshi bamaze kubimenya. Tunaacha kuwaambia kila siku. Tuko tunawaambia timu iko ya Wakongomani. Tubabwira ko buri gihe uyu mutwe wa AFCM 23 ari umutwe w'Abakongomani. Ambao wanapinga abavandimwe banyu banyereka Tshisekedi. uongozi mbaya ya Bwana Chilombo. Hatuna wengine kuliko hiyo. Ati turi umutwe urwanya ubutegetsi bubi bwa Tshisekedi. Ati nta bindi birenze ibyo turwanira. Muri make avuze biriya yasaga naho ashoje ibyo agomba kubabwira. Reka dukomeze tumwumve. Yego. Chama wa Kongomani ambao tunaweza safari mpaka wapi? Mpaka Kinshasa. Ati ni ishyaka ry'Abakongomani, ni umutwe w'Abakongomani uri mu rugendo, tukomeza urwo rugendo tukarukomeza kugera i Kinshasa. Wabyumvise? I Kinshasa bazaba bagiye mu butembere. Aho ni ugukuraho Chilombo. Watu walikuwa wakiwaza tunakuja hapa tena tutarudia. Ati abantu bari bazi ko tuje hano tuzongera tukahava. Wanawaambia kila siku adate zilishakafika tangu tuko Sabinyo, tangu tunafika Rubero, tunajua tunafika sasa tuko. Ati nahoraga mbabwira ko amatariki yageze, ati kuva igihe twari Sabyinyo turamanuka turagenda dukomeza urugendo tugera Rubero tugera. Ati benshi bari bararindiriye amatariki bararushye. Ati kurindira izo tariki ntacyo zivuze mu kubaka igihugu cyacu. Ni igihe tuba tugezemo cyo kutongera kubeshya, kudakomeza kubeshya. Hata mmoja unawaza kichama kishafika Nyamilima, nilikuwa nawaambia la F23 hatutarudia hata 1 cm mzuri. Ati ngo tubabwira twebwe AFCM 23 abantu bibwira ko ngo turaje ngo tuzongera dusubireyo. Ndababwira ko nta na rimwe tuzasubira inyuma haba na santimetero nimwe. Ile mimi nawaambia ukweli. Ati ibyo mbabyuka. Nyamilima ilifundisha watu, tunaambia watu ukweli. Hatutarudia hata metre moja. Inageze Nyamilima nigisha abantu babwiza ukuri, mbabwira ko tutazasubira inyuma na santimetero nimwe. Au contraire, tuna safari mpaka mbele. Ahubwo ikinyuranye n'ibyo abantu batekerezaga, twebwe dukomeje urugendo tujya imbere.
wanajua sehemu za Lubero. ati muzi ibice bya Rubero. Sasa nikiambia watu ulikuwa unasimamia Matete. Matete Nabwiye abantu duhagaze Matete. Matembe. Alimbongo Petro Kitumbiro. Ati avuga ibice uko bagiye babifata ageze aravuga ati ubu munsi umwanya tuvugana turahitwa Kitsumbiro. Jana tulikamata Pingi, tulikamata ejo hashize twafashe Pingi. Kanune na Buleusa. Dufata Kanune na Buleusa. Tuko tunaendelea sio leo tutawaambia sana Kagome. Ati turimo turagenda Rubero sitayanguke tena na kutesa. Ati Rubero nayo igomba gufatwa noneho tugakomeza ni Butembo. Kwa nini waendelee kusumuka, kufikiria, kutanganiwa na mtoto ambao wako mjoo? Ese kubera iki mwakomeza kuvunika mubeshwa n'abantu bari muri leta? Mkono waambia kila neno moja. Ndugu zetu wako hapa. Tunajua pekee mtu ambaye yuko kwenye volontaire kwa hapa. Kazi baiko. Na watu ahangaha arimo arabibutsa abantu batakiri hariya bahabaga bari abo muri ririya huriro, wavuga za FDLR, aravuga Wazalendo, aravuga abandi. Cyabo bose ntabwo bakiri ahangaha. Ati mubabwire mubatumyeho bagaruke muhira. Ushaka ubuzima bwa gisivile azajyamo, ushaka ubwa gisirikare azagikora. Arudie maisha yake ya zamani. Mwenye napenda kiasi akuye kushoka de revolution tuone pamoja. Ati ushaka igisirikare aze yifatanye natwe dukomezanye impinduramatwara. Abantu ntabwo babyumvise. Abantu banga kumva. Ati bagiye mu mashyamba, ati kandi noneho turimo turakora operation mu mashyamba, amashyamba azasukurwa. Ubwo gusukura amashyamba bivuze iki? Ya masuku yabo yo kwirukana mu mwanzi. Ni ukwirukana mu mwanzi. Reka dukomeze. Wihangane ariko kagiye kurangira. Yego. Ati hari abavandimwe bacu bari ahangaha bari bihishe mu mashyamba, duhita tubimenya, turabizi ko baba bari ahangaha, ntagarutse ahangaha. Ati wasubira hariya mu ishyamba waza ahangaha turabimenya. Ati simbabwira ukuri. Ati iyo tugusanze hariya mu ishyamba twagufunga twagushyiramo umugozi. Ati mukavuga ngo icyama umutwe wa ASM 23 wafunze abantu kandi twabukuye iriya mu mashyamba. Nibyo basekaga. Twamaze gutangariza abantu turabamenyesha uti muve mu ishyamba. Niba ushaka ubuzima bwa gisirikare wose tugushyire mu gisirikare dufatanye urugamba rw'impinduramatwara. Ababeshye ko tuje gukora balkanization, tuje gucamo igihugu ibice.
ati ibyo bavandimwe ni ibinyoma. ingekuwa tunafanya balkanization ati iyaba twashakaga gukora balkanization kugabanya Kongo kwicamo ibice kama saa hii eti nikukomea haiko masomo zote nebuko muri atese ati abaho urugero rw'indirimbo y'igihugu teze debu kongore ntiririmbwa mu mashuri yose abaturage barikiriza bati ati ibe amabendera bendera tuzamura si iry'igihugu. Izo ni ingero abaha zigaragaza ko nta balkanization yarazanye. ni kusema hii vita ya Mkongomani ati iyi nguru n'urugamba rw'umukongomani ambaye anapinga uongozi mbaya ule Mkongomani. Hii ni urugamba rw'umukongomani wa wundi urwanya ubutegetsi bubi bwa mugenzi wacu Chirombo. ati abanzi bacu ntabwo ari abavandimwe bacu ba Nyamirinda. ati adui wacu umwanzi wacu si sura mbaya. Sura mbaya ngira ngo ni bari aba bambaye madodo bo muri FRDC n'abandi. ubundi sura mbaya bivuze isura, urumva isura nyine. Yego. Isura mbi. ati adui nabo turwana ubwo aravuga FRDC n'abandi bafatanya. ati yayujuje za batayo ari Mbongo na hehe hose. akavuga ko ari Mbongo itazafatwa. ati ubuse ari Mbongo ntiyafashwe. ati bavandimwe ari Mbongo yarafashwe. ati ukuntu abapasiteri n'abantu bose basabaga basenga Imana ngo Kanyabayonga ntizafatwe. ati ntabwo bakazibaga. ntabwo bazibaga ibitambo mushakamba. intambara zikabagwa bagira ngo basabe Imana batambe ibitambo Kanyabayonga kuzafata. ati abapasiteri bageraho bavuga ngo M23 ntizaza basenga nyine ngo kwa General Yesu. none se ntiyaje ntiyahageze. wakati nyinyi mnasema mbaya unakupa vimia watu wakatoli liko raia walikuwa pia na FRDC tuka zilibomolewa walikuwa watu kusumbuka. ati igihe mwebwe mwariraga amaduka bayamenye ibindi abantu za Kitumbiro bagize gute. ile damu ya wale watu inazindikisha jeshi za AFC. ati abantu barapfuye. ibyo byose ari amaraso y'abantu aherekeza neza AFC M23. ati akabafasha gutera imbere mu rugendo barimo. ati we bagasenga nabi ko amaraso y'abantu buriya aradusunika tugakomeza tujya imbere tujya kubabohora. ati nta na rimwe tuzigera tureka kubohora abantu. ati twebwe tuzaharanira amahoro yanyu kandi tuzabarinda neza. ati na nyuma y'urugamba noneho tuzubaka igihugu, tuzafatanya kubaka igihugu. ati nimugire ngo tugiye kurangiza gusoza, ubwo baravuga gusoza urugamba. ati turacyafite urugendo imbere.
zangu na tutaacha. ati ndababwira ingiyi inshuti zanjye bavandimwe sinzanabireka Pale mbele kote hakuna kote ya kusafari. ati hari imbere hari ati nta mbaraga na nkeya zihari zo guhagarika buri muri uru rugendo turimo. Hata pale Goma tutaka. ati hari Goma hariya ati ndaho tuzahagera tuzahakandagira hari Goma hariya. Goma ishuke, Goma itaanguka. ti wazamuka wamanuka wagira uke Goma izafatwa. Kila waambia ni ukweli. genda babwira ukuri Mtaniambia muzambwira vipande vishuke, Goma itaanguka. ti bizamuke bimanuke kumanuka cyangwa kuzamuka Butembo izafatwa. ati izafatwa ntabazoroshye. Mushakamba amagambo y'umugabo avuze iki? yavuze ko ejo hari imbere abari Goma n'abari Butembo barabohorwa uko byamera kose, uko byanga byemera bazabohorwa, byanga byemera byagorana byoroha. ikizabaho ni ukugira gute intare zizahafata. intare zizahafata. ibi rero ibi Mushakamba hari umuntu umpaye akantu gasekeje, yego ndagira ngo tukavugeho gake. ni akantu gasekeje cyane. kavuga ngo Ekenge na Kayiko urabibuka abagabo, yego abavugizi babura ibirengero. Wiringoma na Kanyuka nibo bari kwigaragaza mu kibuga, yego urumva ko kandi bongereho na Rigani nawe yahise aburirwa irengero. we n'ibirirwa bamuvuga. noneho agakomeza ngo kuvaho Minisita Nduhungirehe aziye Muyaya yagabanyije amagambo menshi ku Rwanda. arangije ashinja Nduhungirehe kugira siri communication, ni ukuvuga cyane, tangaza amakuru cyane. babonye bashoboye. yaramurenze, yari afite ivuzi asanga Minisita Nduhungirehe arimo aramubwira ibintu biri mu bwenge kandi birusha ibyo avuga agaciro. yego yaramucecekesheje. yego ngira ngo ubutumwa buratambutse, byanga byemera Goma Butembo hazafatwa cyane rwose. ubundi niyo Goma Butembo hazafatwa bitinde bitebuke. ngira ngo video turazirangije. yego twakomeza tugasoza ikiganiro. yego tukomeze tugane ku musozo. ngira ngo birumvikanye twarimo tuganira Mushakamba tuganiriye ku ngingo zigera muri 3. abaturage ba Rubero bishimiye ko babakijije General Chiko. Chiko Gitambwe M23 yiciye abakoloneli ba coalition b'ihuriro rirwanira leta mu mirwano yo muri Rubero. yego abaturage ba Nyamirima bijejwe na M23 kubohora Goma na Butembo. ariko Mushakamba hari aka video yego k'umuntu w'umudamu kafungutse kandi kafungutse n'ubuhamya avuga ukuntu bari gusahurwa, babasahura. kigaragara n'ubuhamya bw'umuntu uri guhunga. ni umuntu w'umudamu uhetse nk'umuntu ahunga akagira utuntu yitwaza ahungana, utwangushye ari mu nzira arimo aragenda. noneho ahuye gira ngo ni umunyamakuru bahuye. yego kuko inkuru iravuga ngo certains habitants du sud du territoire de Rubero, ngo abaturage bamwe bo mu gace k'amajyepfo ya teritware ya Rubero ngo en déplacement pour Butembo, barimo bahunga bagana i Butembo, disent avoir fui
cette zone suite aux exactions commises par les FARDC et Wazalendo. Baravuga ko bahunze ibikorwa bibi barimo bakorerwa na FARDC na Wazalendo. Ni umuntu w'umubyeyi, kumwe baheka ku mugongo, ahetse ku mugongo, n'utuntu afunze mu njyane nk'ishuka, yapfutsemo ibintu, arahetse ku mugongo, barimo baramubaza, ariko uyu muntu aho ari, ngira ngo wigeze ubona hari umurongo munini w'abantu bari bahunze bari ku musozi uteyeho inturusu. Yego. Hari agomba kuba ariho, ndabona hasa naho, wumva icyo avuga. Twumve. Yego, tumwumve. Ngo batangiye saa moya z'umugoroba, ariko abavuga batangiye saa moya z'umugoroba ni FARDC na Wazalendo. Urumva ko umuntu wamubazaga aramubaje ngo ni bande batangiye, ati ni abasoda, abasirikare bacu. Abasirikare bacu avuga rero ni FARDC. Ati abasoda baraje bacu, twaravuze ngo tuve mu nzu dusohoke tugende, noneho umva ati byageze saa moya z'umugoroba batangira n'imbunda. Ubwo ni ukurasa, barashe tutaranatangira, tutaranarya. Ati turaryama. Ubwo kwa kundi baryama bavugira wenda amasasu atabafata. Kama haiko kuogopa, basi mimi naogopa sana, nasema tu mpaka nani utembo ndio kwenye wanaenda Isia. Wao wamevetwa. Ndio wenyewe wanakibiza wale wasita wetu waseme tu mpaka bafike wapi utembo. Ati nabaye mu 23 nibo barimo birukana abasirikare bacu. Ati bavuze ko ngo babageze ubutembo. Ndio kwenye aseme ndio wenyewe wanaenda kulia pepe. Kitu kwa hapo hatujui kama tuko nakimbia juu. Kwenye wako naenda tena ndio kwenye tuko na end. Urumva abasirikare barababeshe. FARDC barababeshe ngo M23 baraje ngo barabirukanye ngo bagiye kurira iminsi mikuru y'ubutembo. Yani nabo baravumbuka bariruka. Hata afika ndio tulisema tuende kwanza, wakafika kule tuna tuko na na sisi tutakuwa na tuko kule na wengine. Ati tugende, nitugerayo natwe tuzaba turiyo turi hamwe n'abandi. Tiga hao wako twaraye hano kuri 45. Tiga tuma sasa na kupora manyumba. Wanani. Basoda yesu bakama. Ati icyo gihe bakubise amasasu basahura amazu yacu. Ati ni bande basahuye? Ni abasirikare bacu. Ba FARDC. Ati niba ari ba FARDC niba ari bande, urabona ni umukecuru nazi no kubavuga neza. Niba babita ba FARDC niba babita bande. Basoda wenyewe tunapiga kwanza mazoezi pia ona wenyewe wako natokea. Ati ni abasirikare bacu barimo barasa, ni turabona nabo barwana. Sasa wako kama matembe. Ngo niba bari matembe. Ati bavuze ko bari matembe. Abo wako natuambia sasa wale wako matembe, sio hatujui je bako. Ati abasirikare bacu batubwiye ko abo barwana nabo bari matembe. Ariko twebwe ntabwo tuzi neza niba ari matembe bari cyangwa se niba hari ahandi bari. Eto kwanza ndio wenyewe tunafanya. Tunaogopa. Ile bila kufanya piga masasi. Akabasirikare bacu nibo duhunze, nibo dutinya. Kuko barasa amasasu umungini no kuvuga muri site yabo aho batuye, ikarite z'abangaba nyine abaturage. Ya yenyewe hatuyaonaka juu sie ati bararasa amasasu tutigeze tubona. Ndio kwenyewe wanayalana sana basoda tiketike.
ndio tulikuya tukafika pale Burera tukapanda nibwo twaje tunyura hariya Burera kama kwa mbele fulani ya Rubero kuzone ati tugeze hariya niba bahita ati hariya Rubero ni kuri zone ubwo ni kuri territoire icyicaro cya territoire na pengine ni kitu gani unaweza omba kwa serikali? Basi amubaza ati ese ni iki wasaba leta? Ati none se ati baratuzonze kitu naona kama tataba bapite tuko ku barabara sie kule Kitsombero ati ubwo twebwe turi ku muhanda hariya Kitsombero napitaga kila siku ati batambuka buri munsi lakini raporo ya kule iko kutusi ati noneho bagatambuka ngo bagiye ramforo nene gutera ingabo mu bitugu bagenzi babo aho barwanira Kongo ule iko nasoma kama niko na raporo kusema tuendelee na kama wanaweza kupiga lakini yule Na pengine tunaona unatembea unaenda wapi sasa hivi? Mimi nafikiria kama unaenda mtu na wengine tulikuwa grupu ya watu pekee. Atutwara abantu bagera muri 25. Ati none dore tusigaye turi batatu. Uko napata kabisa. Tulikuwa grupu ya watu wengi. Kila mtu iko naenda kwenye anaenda. Kingi kingali ndio hasiya. Ati buri muntu arimo aragenda ati twe turacyari mu nzira nawe turagera. Mushakamba ngira ngo nubwo buhamya bw'umuturage urumva ko yavuye ahitwa Kitsumbiro ngo berekeze Butembo banagaje bakabaza ko FRDC na Wazalendo bakabije ubwambuzi babambura. urumva ko barimo kwangaza abaturage cyane. Rero tugeze aho dusezera Mushakamba twirubukije abantu ingingo zazigize amakuru noneho tubasezere tubifurize ijoro rihire tubasaba ariko abatarakanda subscribe bakande subscribe bakande like tumenye ko amakuru yacu bayakunze banakande share basangize inshuti zabo amakuru yacu kandi banibuke no gukanda kuri comments batwandikire badushyikiriza ibitekerezo byabo kugira ngo birusheho kutwubaka. Ijoro rihire yari Sentama Mushakamba mikroni yawe. Urakoze bwana Sentama ukomeza ugubwe neza kandi weekend igende neza abadukurikiye namwe kandi ibabere gutyo Imana ikomeze ibahire.